Halo, ndabasohoje. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Nshuti bakunze ijambo ry'Imana kandi abakunzi ba Women in God's Ministry, muraho neza ni amahoro. Umwami wacu Yesu nashimwe ko bambonye aribwo bwa mbere kuri screen zabo. Nitwa Mukeshimana Valentina. Nishimiye kubana namwe mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Tugiye gusanga muri Timoteyo igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 8 dusoreze ku murongo wa 10. Ariko mbere yuko dusoma iryo jambo, reka tubanze dufatanye dusenge. Mana yacu nziza, turagushimiye, tugushimira urukundo n'ineza yawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye ko utwitaho ukatuba hafi mu bihe byose tunyuramo. Izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye umwanya rero kutwemereye tukaba tugarutse kuri uyu murimo. Mana nubihererwe icyubahiro. Dusabe umugisha umuntu wese uri kurebera ijambo. Uwiteka ntaba ari twebwe yitaho, ahubwo yite kuri wowe kandi uvugane n'umutima we. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Bakunzi ba Women in God's Ministry, rero ijambo dufite uyu munsi rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Pawulo ahugurira Timoteyo gushikama mu byo kwizera. Dusome duhereye ku murongo wa 8. Haravuze ngo nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe ye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, ufashijwe n'imbaraga z'Imana yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo, no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose, ariko none bukaba bwerekanywe no kuboneka k'Umukiza wacu Kristo Yesu, wahinduye urupfu ubusa, akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Amen. Abakunzi ba Women in God's Ministry, twumvishe ijambo ritubwiye ngo ntitukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa se guhamya abakozi b'Imana, ngo ntitukagire isoni zo kuvuga abantu b'Imana cyangwa ngo tubihakane, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza. Birakwiriye ko umukristo wese w'ukuri kandi usibye no kwitirirwa iryo zina, ubizi neza mu mutima we wiboneza buri munsi kandi akibonereza mu ijambo ry'Imana, birakwiriye ko utagira isoni zo guhamya ko uri umukristo, kandi birakwiriye ko utagira isoni zo guhamya abandi bakozi b'Imana ko nabo ari abakozi b'Imana, ngo ahubwo ukaba wakemera kwifatanya nabo kurenganyirizwa ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Hari abantu babona abashumba babo bageze mu bikomeye, cyangwa se bakabona umuntu basenganaga, ni urugero, mukaba muri mu nzu murimo gusenga, mukumva ubuyobozi buraje, batwara bavuga ati ninde mukuru wari ubayongoje, bagatwara umukuru, abandi bose bari bahari bakiruka bagahunga. Ntabwo bikwiriye umuntu wamenye Imana. Pawulo aravuze ngo ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe ye. Ese kutinye kwemera yuko wari uri kumwe n'abo bantu? Ntubaye nka Petero igihe yihakanaga Yesu gatatu kose, akavuga ngo nanjye simuzi, akabikora agambiriye kwirengera, agambiriye kurengera umubiri we, ariko imbere y'Imana Imana ibona yuko ugize isoni. Kandi hari ahantu Yesu yavuze ngo bagira isoni zo kunyemerera mu ruhame. Yesu yarivugiye ngo nanjye nzabihakanira imbere ya Data mvuge ko ntabazi. Rero bakunze ijambo ry'Imana, iri ni ryo jambo nari mfite kuri uyu munsi rivuga ngo ntitukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izo guhamya abandi bakozi b'Imana cyangwa se abandi bantu twari turi kumwe, mu gihe tubonye bageze mu kaga, mu gihe tubonye bageze mu bigeragezo, ngo tuvuge ngo ibyo gusenga kwabo ntitwari turi kumwe nabo, ntitwari twifatanije nabo. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye bye, murakoze.